Mbega amahano, mbega amarorerwa, mbega ibintu bigayitse bibereye hano mu mujyi wa Kigali, ni ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda ibyumvikanye hano mu mujyi wa Kigali. Mbese byaba byagenze gute ko bagiye batandukanye bose bongeye kugenda bagaruka kuri iyi nkuru yaciye igikuba hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu aho urukiko rwategetse ko Mbonyishuti Camarade Gilbert, umushinjacyaha mu Rwanda, afungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha akekwaho byo gusambanya umukobwa. Ibi rero byatangiye ubwo urwego rw'igihugu rw'ushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwakiraga ikirego cy'umudiaspora wavugaga ko umukobwa utarigeze utangazwa amazina yamuriganyije amafaranga, maze RIB yahise ifata uwo mukobwa imushyikiriza ubushinjacyaha. Icyakora nyuma yo gushyikiriza dosiye umushinjacyaha witwa Mbonyishuti yahise amurekura ngo akurikiranwe ari hanze. Nyuma yaho bivuga ko abo bombi batangiye umubano w'ibanga waje gusiga uyu mukobwa atwitiye uyu mushinjacyaha. Ubwo rero itangazamakuru ryakoraga iyi nkuru, amakuru ryabashije kumenya avuga ko uwo mubano kandi waje no kugera ku mugore wa Mbonyishuti biturutse kuri uwo mukobwa. Bivugwa ko uyu mukobwa yafataga amashusho y'ibikorwa byose yakoranaga na Mbonyishuti, ndetse ahubwo ntibyagarukiraga aho kuko yahise ayaha umugore w'uwo mushinjacyaha, maze uyu mushinjacyaha nyuma yo kubona ibintu bitangiye kuba bibi cyane yahise ahagarika kongera kuburana n'uyu mukobwa, ariko abikora yaramaze kumutera inda. Itangazamakuru rero ryamenye amakuru avuga ko uyu mukobwa ubwo yabonaga uyu mushinjacyaha atakimwikoza yahise aganiye amategeko arega umushinjacyaha Mbonyishuti ko yamufashe ku ngufu kandi batigeze babyumvikana. Uyu mushinjacyaha rero witwa Mbonyishuti yaje gutabwa muri yombi, ndetse kuri ubu yamaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hakusanwe ibimenyetso. Kuri ubu rero uyu mukobwa nawe aracyari mu manza kuko wa mudiaspora umushinja uburiganya aracyamurega, ndetse nawe ari kurega umushinjacyaha Mbonyishuti kumufata ku ngufu akaza no kumutera inda. Aya makuru rero akimara kumenyekana, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari nk'uwagize ati uwo mukobwa rwose ibintu yakoze ibintu byiza, ariko ku rundi ruhande urumva ko agiye gusenya urugo rw'abandi. Hari n'undi nawe yagize ati uwo mukobwa ahubwo nawe agomba guhanwa n'amategeko kuko murumva ko yasenye urugo rw'abandi rwari rwimereye neza. Undi nawe ati uwo mushinjacyaha nawe ntabwo ashobotse, urumva guca inyuma uwo bashakanye. Ati rero ayo ni amarorerwa. Hari n'undi nawe wagize ati ariko noneho ibintu bisigaye bibera hano iwacu mu Rwanda ni agatangaza kumva umushinjacyaha afata umwanzuro wo kuryamana n'umukobwa kandi afite umugore wiwe. Ati murumva ko ari amahano, ari ibintu bigayitse rwose uyu mushinjacyaha yagiye akora. Reka rero twebwe dusoreze hano iyi nkuru. Byinshi birambuye kuri iyi nkuru tuzakomeza kugenda tubikurikirana uko byakabaye kose kugira ngo nyine tubabwire aho ibintu bigeze. Reka nkushimire wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane inama.